gukurikizaho umuhango wo gukaraba. Tuzawukorera hariya hirya mu cya kabiri ahantu bita kuri Reyari. Hari sale iri iruhande rwaho bajya bakoreramo ubukwe, iyo tuzifashisha mu gukaraba. Kuri uyu mugoroba rero turabanza twumve inyigisho igihe bakorana mu ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi Iseka. Hanyuma tuze gushaka n'umuturanyi n'abo mu muryango remezo nabo bagira icyo batubwira, hanyuma dukomeze iyo gahunda dutuje, turi umutekano no mu kuzirikana nyine ubuzima bw'umuvandimwe wacu. Turagerageza kubihuza no dusenge. Tugushimiye Imana, tugushimiye kuri mwiza ibihe byose, tugushimiye gushoboye byose, turagushimiye ko uyu munsi wemeye ko duteranira aha hantu. Turagushimiye kubw'imbaraga zawe, turagushimiye kubw'urukundo wadukunze. Mwami, wamara kudukunda ukatwitangira, wamara kutwitangira ukatwiyegereza, turabigushimiye. Izina ryawe nirishimwe. Turi mu mwanya utatworoheye ariko kandi turishimye, kuko byose bifatikaniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Nta kindi ni ubugingo wagize ngo uturokore. Mwami, niyo mpamvu tugushimiye, icyubahiro ni icyawe. Tugushimiye ko umuryango n'abavandimwe n'inshuti turaha twese tukaba dukomereye mu mbaraga zawe. Izina ryawe nirishimwe. Ababyeyi, abagabo, abakobwa, abana bato, twese turahari. Natwe turavuze ngo komeza uhabwe icyubahiro uri mu gihugu cyo mu ijuru. Dukomeje kuzirikana uwacu, ntabwo twabyibagirwa kuko twari dusanzwe tuziranye, ari inshuti, ari umubyeyi. Niyo mpamvu dufite ibyiringiro ko naho ari, Mwami Imana yacu uri mu biganza bye. Icyubahiro ni icyawe rero. Ngaho dufashe kandi dukomeze kubw'ijambo ryawe, ni mu izina rya Yesu, amen. Njyewe ubahagaze imbere ndi umubyeyi, nitwa Mukamurenzi Jacqueline, mfite umutware n'abana 3. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Tugiye gusoma ijambo riboneka mu Byahishuwe ibice 14 umurongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Hari ijambo riri kutubwira ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti, uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Yesu ashimwe. Uyu ni Yohana wanditse iki gitabo. Mu gihe cyo gutekwa mu mavuta bagira ngo bamukarange, ajyamo ari umusaza ariko avamo ari umusore. Hanyuma uyu Yohana rero yari ari ahantu kuri icyo kirwa, yumvira ijwi rivuga
ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Umwuka nawe ati ye, kugira ngo imirimo yabo bakoze bari mu isi ibaherekeze. Dufite ibyiringiro rero ku wacu watuvuyemo imirimo yakoze imuherekeje. Imana ishimwe, imirimo yakoze iramuherekeje, kandi dufite ibyiringiro ko ari kumwe n'Imana Data wa twese. Imana ishimwe. Hanyuma rero bamaye iminota 10 kubera ko murabona ko ikirere kirasa nabi, ariko ndagira ngo umuntu wese ahari yiyumvemo gukomeza gukiranuka, kuko mu isi ntabwo ari iwacu. Mu isi turi abashyitsi, turi abagenzi, ntabwo isi tuzayirirwamo kandi ntituzayiraramo, nubwo twanayirirwamo ariko tuzayivamo. Urugendo tuzarurangiza tubane n'Imana yacu. Dufite rero ibyiringiro ko n'uwacu ari kumwe n'Imana. Imana yamaze kumwakira, kubera yuko Imana yabanje kumutegura. Mfite amakuru kuko mu buryo yabanje kumutegura, uburyo Imana yabanje kumuteguramo, ntabwo bari bazi ko uyu mubyeyi afite ikibazo cy'uburwayi, ariko Imana yamuteguye muri ubu buryo. Ni nabyo bima ibyiringiro ko Imana yamwakiriye, yamuhamagaye ibizi neza n'itariki n'umunsi, atarava mu mubiri, ataranarwara. Imana yatumye ku mufasha we, iramubwira ngo sengera gukomera kuko ugiye gusigara wenyine. Yari atararwara, agira ngo ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho. Haciyemo iminsi rero nibwo umubyeyi umufasha we yamamagaye, arambwira ati ubu turi kwa muganga. Turakomeza turasenga. Hanyuma rero Imana ikomeza kumutumaho, iramubwira ati ariko ugerageze usengere gukomera kuko ugomba gusigara wenyine. Urumva Imana yari yamuteguye, yari yanabateguye nabo ubwabo, niyo mpamvu mubona ko bakomeye. Kandi tukaba ari nayo mpamvu dufite ibyiringiro ko Imana ariyo yamuhamagaye. Imana ishimwe. Hanyuma rero ikindi kinezeza nuko umubyeyi wacu watuvuyemo yagize umwanya wo kwegerana n'Imana. Yagize umwanya wo kwegerana n'Imana. Turi kwa muganga rwose agerageza kwiyuzuza nayo, kuko n'ijambo rirabivuga muri Bibiliya ngo iyuzuze nayo ubona amahoro, ngo ubwo nibwo ibyiza bizakuzaho. Ibyiza ni ubugingo buhoraho, nta kindi, kuko ibyo mu isi byo tuzabisiga. Yiyujuje n'Imana rero, agira umwanya wo kwegerana n'Imana, agira umwanya wo guca bugufiya aho atakoze neza, aho atarebye na mugenzi we neza, mbese yafashe uwo mwanya arezwa. Biduha ibyiringiro ko Imana yamuhamagaye imukunze kandi igihe cyari kigeze. Hanyuma rero niyo mpamvu abapfa bapfira mu mwami bazabona ubugingo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Akoze tuganirije neza ko ubuzima bufite iherezo, ariko anatubwira yuko umuvandimwe wacu by'ukuri yagize igihe cyo kwitegura, ko yari afite indwara ikomeye. Hari abantu benshi wenda batabizi, ntabwo ntawamuroze cyangwa si impanuka yakoze, ni indwara y'umutima yasize mutaza kugira ngo wenda ubutumwa yaduteguriye bujyanye n'uyu mugoroba.
yisanzure rwose, ikirere kirimo kiragenda gihinduka cyongera kuba cyiza, yisanzure. Murakoze. Raho mwese, Imana ishimwe. Banje kubanza kubashimira kuba mwigomwe kaza hano, ibibazo nyine mubona. Ndi umudamu wa Damien, nitwa Mujawe Jacqueline, mvuka i Huye mu majyepfo yo mu bisi bya Nyagakecuru. Twamenyanye na Damien rero mu mwaka w'1992 mu mujyi wa Huye, ahantu mu inshuti twari duhuriyeho. Twaje gukundana, twiyemeza kubana 1994 mu kwezi kwa 12. Ubwo rero amateka y'igihugu murayazi, ntabwo byemeye. Nyuma ya jenoside twaje kuba inyuranya mu buzima butari butworoheye. Imana yaje kuduha umugisha, iduha abana 3, umuhungu umwe n'abakobwa 2. Damien rero nk'uko uyu mukozi w'Imana amaze kubivuga, turishimye muri aka kanya kuko yatashye ijuru. Uburwayi yagize yarabizi, twari tubizi ko donc agomba gutaha ijuru. Nari maze kubabwira uburyo twabanye, tunyurana mu bikomeye, Imana iducira inzira, tubona ukuboko kwayo. Damien rero yari umukozi pe, azi gukora kandi yita ku rugo rwe cyane. Yakoraga akazi ke agahindukira agakora n'akanjye. Sinatinya kuvuga ko nari umugore w'umutesi. Twabanye mfite revo ya segonderi gusa, nuko kubera ko yakundaga iterambere yaramfashije angira inama yo gukomeza kaminuza, aranshyigikira, ndayiga ndayirangiza. Mu kwiga kwanjye Damien twariganye amatipi, amawaki yose aramfashaga. Narangije rero ndi mu banyeshuri b'abahanga, bituma mba promoted, mbona kwigisha mu mashuri yisumbuye. Byose mbikesha we. Yari umugabo w'igitangaza, kuko nubwo mu burezi bw'abana Imana yaduhaye, yafataga iya mbere akabashakira ibikenerwa byose, akabijyanira ku ishuri no mu rugo, akabasura, akabaha buri kimwe cyose bakeneye. No mu rugo kandi utu turimo twita tekinike, nko kugura umuriro, kugura amazi, umve pe, ibyo n'ubu natangiye kubyiga uyu munsi. Muri rusange umugabo wanjye yari indashyikirwa muri byose. Mu kwezi kwa 9 rero yaje kurwara, araremba, tujya Kabgayi, amaze nk'iminsi 2 baradutransfera CHK kuko yararembye. Icyo gihe twabonye ukuboko kw'Imana kuko twari twamuhebye. Tugeze CHK bakoze uko bashoboye, batubwira ko afite indwara y'umutima ku buryo bukomeye. Nyuma yaje koroherwa turataha. Twe twabireberaga inyuma, twabonaga yarorohewe, kandi nawe yari umuntu udacika intege, yahoranaga icyizere ko azakira. Nuko ari nako akomeza akazi. Yagiye agira amakrize za hato na hato, ariko ubwo ineza y'Imana ikamurokora
ikamwongera igihe cyo kubaho. Mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwe rero umubiri wacitse intege cyane ku buryo bugaragara. Donc urabona kuri mashami yararembye pe. Hari umuntu w'inshuti yatwohereje umukozi w'Imana kugira ngo dusenge twiyese dusabane imbabazi. Nuko kuri mashami twiriwe hano turasenga dusabana imbabazi, donc turatura ibyaha byose ku buryo ntashidikanya ko Damien agiye, kandi turishimye kuko yagiye aheza. Muri nyuma nyine ubwo dimanche twiriwe mu gusenga, kuwa mbere yararembye cyane, twigira inama yo kujya gushaka umukardiologue i Kigali. Nuko aramufata ibipimo byose, asanga ibipimo bimeze neza kuri revo nyine y'umurwayi w'umutima. Ntabwo yigeze amusigarana kuko yawumekaga neza, umutima wateraga gake ariko yarabimaranye igihe. Ubwo bwarakeye kuwa kabiri mu gitondo turabyuka, aranywa igikoma gikeya, afata imiti. Nuko ati ndashaka imbuto zari zihari rero ntabwo yazikunze, yaravuze ngo arashaka imyembe rero ntayari ihari. Ubwo narasimbutse njya kuyigura, maze kuyigura nyoherereza umumotari arayizana. Mu gihe ngishaka utundi, nuko numva telefone ngo yikubise hasi. Ubwo yikubise hasi, umwana umukuru w'umuhungu dufite aramwegura, donc yaraguye ariko agifite ubwenge. Aravuga ati baba siko nguye. Nuko baramwegura, atese urumva umeze gute? Ati nimujyane kuryama. Baramutwara, nuko baramuryamisha. Bamaze kumuryamisha, atese urumva umeze gute? Ati yewe ndumva umubiri wose umbabaza. Ubwo n'iryo jambo rya nyuma yavuze, ahita asinzira. Ubwo yarasinziriye nyine, ubwo abaturanyi bahita baza, imodoka yari ihageze, tumushyira mu modoka. Malheureusement twagize Kabgayi, byarangiye. Intwari yacu Damien rero yaratabarutse, ntabwo yapfuye ahubwo arasinziriye. Twizera tudashidikanya igihe kimwe, igihe natwe tuzaba twaratashye, tuzongera tugahura tukibanira neza. Imana imutuze heza, kandi tuzahora tumuzirikana. Murakoze. Koze Madamu Damien, umva agerageje kudusangiza uko byagenze kuva bahura no kugeza urupfu rubatandukanyije ku bw'umubiri. Ndizera yuko buri wese yagerageje gukuramo byinshi byamwubaka kugeza uyu munsi. Tugiye rero mu gihe kindi cy'ubuhamya noneho bw'abana babyaranye na Damien. Baragenda bakurikirana uko barutanwa mu myaka.
aba rero nsaba tuombi Aristide ko waza nawe ukaduha kudusangiza ku buhamya bwawe. Murakoze. Mwiriwe neza. Amazina nk'uko bari babivuze Itumbe Mungu Aristide, abandi imfura ya Musabyimana Pierre Damien. Mfite byinshi navuga ariko ntabwo byose nabivuga ngo birangire. Ndagerageza kubirezima mu magambo make. Umubyeyi wanjye navuka namenya ubwenge yakoze byinshi, yampaye uburere bwiza, yaba njyewe yaba bashiki banjye. Umubyeyi wanjye sinabona ikintu nasobanura kuko yaba natangira kwiga mu mashuri abanza, njye nkiri mutoya narakubaganaga cyane. No kwiga navuga ko byarangoye kuko kubera gukubagana cyane, naho yahoraga navuga ngo yagize uruhare rukomeye kuko ntangira kwiga hano i Ruli mu wa mbere kuko ntabwo nize gardienne, byari bikomeye ariko yambaye hafi. Ndangiza primaire, narangije primaire ururimi rw'igifaransa bari kurukura. Yaraje arambwira ati Tuombe ngomba kukujyana kwiga muri Uganda. By'ukuri yakoze ibishoboka pe, kugeza n'ubwo ajyana kwiga muri Uganda. Wenda navuga yuko gutabaruka kwe atabarutse vuba, hari namwitura ibyo yankoreye kuko yankoreye byinshi. Ntangira segonderi icyiciro rusange turokomeye, njya kukirangiza bitewe n'uko nakubaganaga cyane. We yarebye kure kundusha aravuga ati ngomba kukujyana kwiga tekinike. Yego narabikundaga, naragiye nanjye naharaniye yuko ngomba kumuhisha ishema, ndagenda ndabyiga kandi mbyiga neza. Mu by'ukuri umubyeyi wanjye uretse njyewe yewe na bashiki banjye, wenda njyewe ngitangira kwiga byaragoranye ariko bitewe n'ukuntu yabonye ukuntu byagoranye, bashiki banjye ntibyagoranye kuko yabafatiranye hafi, wenda nabo baraza kubyivugira. Ndangiza segonderi yanshishikarije yuko ngomba gukomeza kaminuza ariko njye ntabwo nabyumvaga. Narakomeje ndiga ndarangiza, ariko byose navuga ko yabigizemo uruhare rukomeye. Mu by'ukuri umubyeyi wanjye ajya kwitaba Imana twari kumwe. Kuvuga ngo nageze hano kuwa kabiri mu gitondo nsanga ameze neza, yewe ari no kuvugira kuri telefone kuko yari yarangije guha gahunda y'abanyeshuri yagiye kujya kwigisha. Ariko nyine nuko wenda mubona amagaze gutya, ariko
nyine no kwikomeza kuko birababaje pe, kuko yavuye muri salo ageze yikubita hasi, nyine ndi mu cyumba ndasohoka ngo ngiye kumwegura, turi kuvugana neza mbona nta kibazo, ariko nyine byarangoye kuko nkimugeza ku buriri yambwiye ko ari kubabara cyane. Nyuma nahamagaye abaturanyi, nagerageje guhamagara abaturanyi, ariko na n'ubu ntabwo ndumva yuko yapfuye kuko biragoye pe. Tunagera kwa muganga baravuze bati byarangiye, ariko ntabwo mbyumva kuko ikintu nibagiye kubabwira ni uko yari wa muntu n'ubwa mbere nabona nkawe, ni wa muntu ubona yuko ibintu wowe ushoboye kubona ko ibintu bidashoboka, ariko bakabona yuko bigomba gushoboka. Nicyo kintu njye navuga yanyeretse ko ngomba guharanira. Nimba ikintu mbona yuko ngomba kukigeraho sinshike intege, kuko buri gihe we yaranambwiraga ati tuwombe, ati nta mpamvu yo gukorera abantu, ugomba kwikorera. Akambwira yuko bigomba gushoboka, wenda njye nkamubwira ngo uzitize, ariko akambwira ngo bigomba gushoboka. Kandi koko urebye nk'ibyo yagiye ageraho, cyangwa n'ubu ngubu yatabarutse yari ari kwiga doctora, ariko we nuko yari arwaye ari undi ntabwo yabyumvisha, nta nubwo yakora akazi nk'ako yakoraga bitewe n'uko yari ameze. Ariko we ni wa muntu uhorana icyizere yuko ikintu niba ashaka kukigeraho agomba kukigeraho. Murakoze cyane, ntabwo nabona uko nabivuga. Murakoze. Mwiriwe neza, nanjye nitwa Ishimwe Keza Mireye, nkaba ndi ubuheta bwa Musabyimana Pierre Dami. Navutse 1998, bivugwa ko twabaga i Musumba, ariko njye namenye ubwenge dutuye hano turi. Nkura nisanze papa na mama turi kumwe n'uriya musaza wanjye. Ndibuka papa niwe wajyanye kunangiza muri materineri, abatuye inaha mushobora kuba muhazi, ni hano hegereye ikigo nderabuzima cyo mu cya kabiri. Ndangije materineri, papa yanshakiye ahantu ho kwiga primeri. Icyo gihe hari zino primeri zisanzwe za leta, ariko papa nk'umuntu wari umwarimu yashakaga ahantu nazakura ubumenyi buzamperekeza. Yaje kuntangiza hano mu Ruhina aho twita Saint Andre, nibwo hari hatangiye. Ubwo nk'umupapa witaga ku burere bw'umwana we niho yampitiyemo. Nubwo wenda ntavuga ngo twari dufite ubushobozi butangaje, ariko yampitiyemo kujya muri iryo shuri rya prive. Ndabyibuka buri gitondo twarazindukaga akantwara, icyo gihe yari afite igare, tukajya mu Ruhina nawe agakomeza kwigisha. Iyo amasomo yarangiraga yakundaga kunkoresha devuwari.
mbese akanyitaho. Byamviriyemo kuba umwana w'umuhanga. Ndabyibuka muri primaire nahoraga ndi uwa mbere, kereka nka rimwe gusa. Primaire nayirangizanyije amanota meza. Icyo gihe babaraga bino ngo bya 5, wabaga wabonye menshi yabaga ari 5. Mbikesha ababyeyi banjye. Papa icyo gihe twari twarahisemo ibigo, ndabyibuka nayo nahisemo Fawe hano i Kigali. Papa niwe wanjyanye ku ishuri. Ndabyibuka muri Fawe yari umupapa ugira gahunda cyane. Twarazindutse pe. Muri tronkome mu bana bo mu wa mbere ninjye wahageze bwa mbere. Ni wa mubyeyi warebaga kuri babyeyi. Murabizi kino gipapuro baha ababyeyi ngo barebe ibikoresho byose akabijya kubikugurira. Nk'umwana w'umukobwa nako tekse yari yayikuguriraga, ntabwo yijenaga. Ndabyibuka yanjyanye muri Fawe asiga banansasiye. Yananshakiye umukobwa w'inaha wigaga mu wa 2 uzamenyereza. Yaransuraga cyane no kuri visite, akaza no kunyura. Murumva i Kigali nari ndakana kakajiji, ari igihe nari kubura. Muri rusange ubuzima bwanjye bwo kwiga ntabwo bwangoye pe. Papa yaramfashije kandi nanjye narabona yarambaye hafi pe, kuko nize mu bigo byiza kandi niwe mbikesha. Naje gusoza segonderi njya no muri kaminuza yewe. Papa ni umuntu utangaje, yatubaye hafi njye na musaza wanjye na murumuna wanjye. Aho tugeze niwe tubikesha. Ni wa muntu watugiraga inama y'ibintu twakiga bikaba byatatugeza ahantu kuri. Ndangiza nagiye gukora i Musanze, ubu niho nkorera ku bitaro. Icyo gihe nagize n'umufiance mwiyereka papa, baba inshuti, dupanga ubukwe. Aranshyigikira pe. Batashye ubukwe murabizi, ubukwe bwabereye i Musanze, hari ahantu kure bitoroshye, ariko yaragerageje pe. Icyo namusabye yaranshyigikiye, sinabona uko muvuga. Papa rero nyuma y'ubukwe gato yagize uburwayi araremba, ariko tujya kwa muganga, tujya CHK, tuvayo tubona yakize pe. Njye nahoraga mfite icyizere cyane cyane ko nanjye nkora kwa muganga. Numvaga tuzabicamo pe. Ahora mvuga ati mwimiti fate regime. Nta cyinshi navuga. Urupfu rwenge rwarantunguye, nari ndi mu kazi, byarantunguye pe. Ariko Imana imuhira uko ridashira. Nasoreza ahangaha. Papa turatumwibuka nk'umuntu w'intwari wakundaga umuryango we n'akazi. Murakoze. Mwiriwe, yitwa Simbi Sugira Celine, ndi Bucura bwa Gabiro. Njyewe navutse nsanga ababyeyi, mama na papa n'abavandimwe banjye 2. Nari naratese cyane. Papa yanjyanye kwiga materineri aho Mire yigaga primaire.
yatujyanaga kuri velomoteri uko turi babiri. Papa yankundishije kwiga cyane kuko yahoraga akurikirana imyigire yanjye. Papa yari umubyeyi ukunda abana be cyane, mu bushobozi bwose yabaga afite yabaga ashaka kuduha ubuzima bwiza. Nk'umwana nagiraga amakosa ariko yampanaga kibyeyi akantoza gukunda kwiga kuko nawe yari urugero rwiza. Ndamwibuka niwe wajyanaga kuntangiza ishuri akorera ku gihe cyane, kuko njya no gutangira muri Ecole des Sciences i Musanze yanjyanye mbere h'umunsi mbere yuko abandi baza gutangira, kandi yanagusigaga yagushakiye n'umuntu uzajya kwitaho. Yari umubyeyi ukunda detaye cyane no kumenya uko abana be bameze. Naje gusoza segonderi mama fakirite mbi numva ntashaka kwiga, ariko yahise ambwira ngo tangira wa applying muri nesi ujye kwiga ibyo ushaka. Byaranshimishije pe, kuko yari igisobanuro cy'urukundo. Afite ukuntu akunda abantu mu buryo budasakuje, ku buryo mubibona ko abakunda atari nza navuga, ibikorwa byo birivugira. Mu kwa 9 k'umwaka washize nibwo yarwaye bikomeye ajya CHUK, ariko nagumanye icyizere ko azakira. Yaje kuva mu bitaro asubira mu rugo akomeza akazi. Mwabantu mwe, papa yakundaga akazi cyane kandi yahoranaga ibyiringiro na kuraje, kuko twajyaga tuvugana narembye akambwira ngo Simbi wowe humura, iga cyane, Imana niyo nkuru. Ayo magambo yarandizaga pe, ariko nshima Imana ko nakuze mbona papa ari we papa. Nagirize umugisha wo gukurira mu biganza byiza. Papa ntabwo yigeze yiheba, ahubwo yaduteraga kuraje. Papa yantuje kwihangana, gukora cyane no gukunda abantu. Nubwo yaruhutse ariko ntabwo yasize ubusa, kuko yasize intore yatoje. Tuzusa ikivi cye, Imana imutuza heza kandi ntazibagirana. Abakozi bari abana muri rusange baduhaye ubuhamya kuko babanye na papa wabo kuva bakiri batoya kugeza none. Mwakomeje kumva uriya mukobwa mukuru avuga yuko hari aho yageze ashaka n'umugabo. Umugabo we rero nawe arangaha aba nagira ngo aze atuganirize gatoya nawe ku buhamya afite kuri sebukwe. Yitwa Lionel, nawe mwamwakira. Ngiriwe nitwa Muhire Lionel, aba ndi umukwe wa Damien. Banyuriyemo mu magambo make. Namumenye nyuma ya 2020, muri 2022 mumenya muhujwe nawe na Mirene naje kumusura. Kimwe mu bintu namubonye bwa mbere ni umuntu wakundaga abantu, nubwo nagaragaga nk'umwana yafashe umwanya we araza turaganira, angira inama. Muri make mu by'ukuri muri make
icya mbere namubonyeho yari umuntu ukunda abantu, umuntu wiyoroshya, akagerageza gusabana n'abantu bose, kandi akajya n'inama zubaka. Yatugiraga inama, mwebwe nk'urubyiruko mukwiye kwiga uburyo mushaka akazi, ariko mwabona uburyo mukiyegeranya mugashaka uburyo bwo kwikorera, kandi izo nama zakomeje kutwubaka. Byageze igihe dutegura ubukwe, yatubaye hafi cyane. Uko imihango y'ubukwe yagenze twari kumwe nawe, yatubaga hafi, rimwe na rimwe tukaganira njyewe nawe ubwe, akambaza detaye runaka yabaga akeneye kumenya, ariko ikintu namubonagaho yari umuntu wita kuri buri kimwe kandi akanashyira mu gaciro. Nyuma y'ubukwe nko mu kwa 9 yaje kurwara, gusa babanza kumuzana hano Kabgayi, nyuma bamujyana CHK, abenshi barabizi. Yarembyeho, gusa nyuma y'igihe aza gukira, aza koroherwa. Mu koroherwa kwe rwose mu bigaragara yari agifite courage, yari umuntu wizeye neza ko azakira, ibintu bikagenda neza, kandi wabonaga avuga ati nzakira ryari nsubire mu kazi. Yari munyakazi, ko abo babyita yakundaga akazi. Turizera ko natwe ari wo murage yadusigiye. Nyuma y'uko aremba twavuganyeho, arambwira ati ndumva ntameze neza, ndashaka kujya kureba muganga. Ajyayo, nyuma avuga ko biri kugenda neza, yorohewe. Bukeye twumva inkuru itari nziza, byaratubabaje cyane. Gusa icyo namuvugaho, yari umubyeyi ushyira mu gaciro, ukunda abantu kandi ukunda n'umurimo. Adusigiye umurage mwiza, ikivi cye tuzacyosa, Imana imuruhukiriza mu mahoro, kandi namwe bamugisha. Murakoze. Lionel arakoze. Nawe hari ibyo yigiye kuri Damien yadusangizaga, ariko nk'uko mwagiye mubyumva, mwumvishe ko avuga yuko buri wese mu bafashe ijambo yagiye avuga Damien nk'umuntu w'umukozi. Niyo mpamvu rero nshaka yuko umuntu bakoranye imyaka myinshi hariya muri Sega, nawe twamuha umwanya akaza akabitubwira, arongeraho n'ibindi kuko bamaranye igihe kinini ndabizi. Mwiriwe neza. Kristo Yesu akuzwe. Ntabwo biba byoroshye kubona icyo umuntu bavuga kandi ngo kize neza mu bihe nk'ibi ngibi, ariko none ntabwo twaceceka cyangwa se twaheranwa n'agahinda gusa. Nitwa Nsengiyumva Emmanuel. Damien dukoranye igihe kitari gito, ko kirenze imyaka 4 muri Sega. Bimpa kumumenya mu rwego rw'akazi uko bagiye babikomozaho, ariko nk'uko urimo gusangiza amagambo yabivuze, ntabwo namuvuga mu rwego rw'akazi gusa, kuko umuntu muhurira mu kazi, ariko ukagira n'ukundi ugenda umumenya. Muranyemerera rero mpere mu gihe cy'uburwayi bwe bakunze kugarukaho, ukwezi kwa 9 ndetse no kwa 10.
ariko mbere yo kuvuga ibyo kugira ngo mvuge yuko muvuga nk'umuntu umuzi cyane kuko no mu rwego rw'imirimo twakoranye bya hafi, umwe yiyungirije undi, turaziranye rero bihagije ku bijyanye n'akazi, ibwira kuko mbivuga ariko birababiri. Mu burwayi bwe nk'umuntu bakoranaga bya hafi, twamubaye hafi aho i Kabgayi agezeyo mu ba mbere bakorana, ndetse no kugira ngo ajye no muri CHK njye na bagenzi banjye tubigiramo uruhare. Ariko icyo twabonye gikomeye navuga nahaboneye kuri Damien, muri bwa butwari bwe, muri kwa kudakunda ko abantu bakuka umutima, tugaragarije ko akiri muzima, ameze neza, nta kibazo. Niko akunda kuvuga ngo nta kibazo ntabwo bikomeye, nta kibazo ntabwo bikomeye. Nyamara icyo gihe tuhagera, numva twese wamukoragaho yumvaga yakonje, ameze nk'uwitabye Imana, ku buryo uhageraga agira impungenge yahitaga yisohokera ava mu cyumba yari arimo. Aho ni i Kabgayi mvuga. Nyagasani yaje gufasha akoresheje abaganga, arasanasana muri CHK, aragaruka, turongera tumubona umugenzi wacu mu kazi. Ndibwira ko wenda nubwo ibyo nari kuza kubivuga mu rwego rw'akazi, simpamya ko yaba avuye i Kigali, simpamya ko yamaze n'icyumweru, kuko yampamagaraga akimara kugera aha ngaha ava muri CHK, yampamagaraga buri munsi ambaza uko akazi gahagaze, igihe yazira. Numva hari abagira ngo ariko ibyo byihorere, igikomeye n'ubuzima, kuko numvaga nkurikije ukuntu nari naramubonye, kuko no muri CHK naramusuye, numvaga atari umuntu watoye agatege kubukora, ariko we yageze aha yishakira kuza ku kazi. Ubwo rero aho ngaho kugira ngo mpave nditsa mu buryo umufasha we ndetse n'abana bavuze, yari umuntu utanga icyizere cyane, agiha buri wese kandi nawe akacyigirira. Yari umuntu wumva atakura abantu umutima, kabone niyo byaba bikomeye ku rugero rungana gute. Ijambo rimwe umeze gutyo aba ari intwari, koko intwari itabarutse. Mu kazi babivuze, ariko nahamya ko uko babivuga, uko babizi atari ko biri, ahubwo birenzeho. Mu kazi cyamurangaga cya mbere ni ubuhanga butagereranywa. Murabizi aho abantu bari baganira ku bintu cyangwa se mu byo bakora, akatwisabaga twese umuntu wabaga aturi hafi wo kudufasha yari Damien. Yari umusaza akaba n'umusore, avuga nk'imubona yenda byaje by'ikoranabuhanga, urebye imyaka ye ntiyakabaye yihuta cyane, ariko yihutaga. Muri make yagendanaga n'ibigezweho. Ubuhanga bwe nabwo numva byavuzwe na umuhungu we,
yari yariyemeje nk'uko yabivuze koko gutangira dogitora, ubu yitabye Imana ayigeze hagati. Warebaga twajyaga tubiganiraho, warebaga akazi kenshi afite, inshingano yari afite mu kazi, ukareba izo afite mu rugo, ukareba izo afite mu muryango muri rusange, yewe tuvuge n'imyaka yari myinshi cyane, ariko nanone ukurikije uburemere bw'ibyo nabonaga umunyantege nke yamubwira ati byihorere. Dogitora rero yarayigeze hagati, nuko bihagarariye nyine aho Imana ibishakira. Banavugaga ubuhanga, noneho gukunda akazi mu kwitabira. Ngira ngo naba nsa naho mufitiye umwenda umufasha we mu rwego rw'akazi. Iyo byabaga byakomeye, kuko nabibabwiye twagize igihe dukorana bya hafi twegeranye, saa 9 z'ijoro twaravuganaga. Nabaga muri geto nisanzuye, ariko wenzi neza ko ari mu muryango, ariko rero ampaye go ahead ati igihe icyo ari cyo cyose wampamagara. Twavuganye kenshi saa 9, saa 8 z'ijoro dupanga akazi, kandi najya kugerayo nkasanga yahantanze kandi yabitunganyije neza. Yakundaga ibintu binoze, yakundaga ibintu birimo ubwenge, kandi akitabira ku rwego rwo hejuru icyitwa akazi. Nta kirarane yifuzaga mu kazi ke, yahoraga ari uwa mbere mu b'imbere. Nk'uko babivuze, ni urugero rwiza rw'abakozi beza, ni urugero rw'abakozi beza rwose. Mu mibanire ye n'abandi, kugira ngo menyeshe umuryango we asize, ukuri nta mwenda, nta kirarane Damiye abasizemo hariya muri Iseka. Twese yatubaniye neza uko ashoboye kose. N'umuntu utagiraga umuntu n'umwe bagirana ikibazo. Yarazi nk'uko babivuze bariya abana, yarazi kugira inama abato, ariko ataretse n'abakuze ndetse n'abamuruta. Ni byiza, n'ibyiciro yabaga biteye ishema gukorana n'umuntu witwa waba umeze nk'uko Damiye yari ameze. Twamwigiyeho byinshi mu mibanire no mu kazi. Bose abenshi hariya basigaye asize abigishije uko abantu babana, n'uko abantu bitwara ku kazi. Rwose Imana muhe urugo ridashira. Ikindi navuga, bavuze mbere ubuhamya, ariko ati n'ubutumwa bwa Iseka. Ntabwo ndi umukuru wa Iseka, ariko igihari ni uko twabwira umuryango we ko turi kumwe nawo igihe cyose. Umufasha we kubera ko twaramumenye,
muri icyo gihe yari arwaye, ndibaza hafi ya twese bamusuye, noneho tumenye n'abana, abaha icyizere rero ko badasigaye bonyine, natwe turi umuryango wabo, tuzababa hafi mu byo dushoboye byose. Ndumva uko natangiye mbivuga, agorana ibihe nk'ibi ngibi kuboneza amagambo neza, ngo se kuvuga ibyo umuntu yaba atekereza ku wundi byose. Numva nahagarara aha ngaha nifuriza iruhuko ridashira, ubutwari bwe bwavuzwe ndabubonera n'iki gihe atabarukiyemo, atabarutse mu gihe cy'igisibo, mwibabazwa mu rupfu rwa Yezu. Ubwo hari icyo njye bimbwira, hari ibyo bari bahuje, bityo mfite n'icyizere ko nawe igihe nikigera azazuka neza akagororerwa nk'uko Yezu nawe yazutse uyu munsi. Ndabashimiye. Akoze Dr Emmanuel, ntabwo ibyo yavuze nongeraho ibintu byinshi kuko birimo ubuhamya bwuzuye. Twagiye tubaganiriza dufite kontrente y'imvura cyane, ariko ndabona hari byagabanutseho gatoya. Twagira ngo rero uriya musore abadushyiriyemo uturirimbo nka dutatu duhumuriza abantu, hanyuma mu kanya turasubukura ubuhamya wenda butari bwinshi, ariko ako gapoze nako kagena. Murakoze. Ni
twongeye kugaruka kugira ngo twakire nibura ubundi buhamya nka bubiri. Nkaba ngira ngo nsabe, hari umuturanyi ariko yagiye anabanadamiye mu birebana n'imyigire ye, ariko mu by'ukuri banakomoka hamwe hariya hepfo Musumba. Dr. Moise Girahino, nawe ugira icyo tubwira cy'ubuhamya kuri Damien, hanyuma nyuma yawe turaza kwakira Evode Nzeyimana wingwije nonaha, nawe afite byinshi ashaka kutubwira. Hanyuma ubuhamya bw'uyu munsi turaza kuba tubusoje, nze kubabwira gahunda z'ejo uko zifashe. Murakoze. Mwiriwe. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuko umuvandimwe Petero Damiyani Musabyimana bamuvuze bihagije kandi ntaho bibeshye. Ngewe rero ubuhamya bwagiye butambuka bwatangiriye hagati, kuko Damiyani ngiye muzi akiri muto, nanjye ndi muto, kuko ni nka murumuna wanjye, namurushaga imyaka mike cyane. Muzi rero ari mutoya, nanjye ndi muto, twarareranywe, dukorana byinshi ku buryo mbese ibyo bamubuzeho bitangirira mu buto. Damiyani yari umuntu ubana n'abandi kuva mu bwana bwe. Yakundaga gusura bagenzi be, nanjye ubwanjye ndimo, ndetse tugakorana n'ibintu byinshi byagendaga bigaragaza urukundo afite. Urwo rukundo rero ntabwo rwagarukiye mu bwana, kuko aho nziye gutura inaha nawe yaraje aranyegera, turagumya turaturana, urukundo rurakomeza. Yari umuntu rero witabira icyo umusabye cyose, icyo wamubwiraga cyose kugufasha cyangwa gukorana, ntabwo yiganyirizaga. Ni wa muntu wabwiraga ikintu akaza vuba kandi akakumva vuba. Icyo ni icya mbere cyo kubana n'abantu. Icya kabiri, nk'uko babivuze, yari umuntu ukunda akazi ke. Abamuvuze mu kazi bavuze cyane mu ishuri rikuru rya Iseka, ariko nge twagiye dukubitanira imitego hirya no hino, cyane cyane muri groupe scolaire y'Ishyugu, aho najyaga njya kwigisha ku buryo budahoraho, ariko nkamusangayo. Yari umuntu rero ukunda akazi cyane. Ikindi, yari umuntu muzi abarimu bakunda icyo twakwita ireme ry'uburezi. Abana babivuze bati yadushakiraga aho twiga heza, ntabwo ari abana be gusa, ahubwo yakundaga umwana ufite ireme mu byo yiga, ku buryo hari igihe twajyaga tuganira muri ibyo bintu ugasanga nyine atsimbaraye kuri karite y'icyo abana biga. Nuko rero yarateye mu byerekeranye n'akazi ke, yaragakundaga kandi akagatunganya. Niko muzi muri groupe scolaire y'Ishyugu aho nagiye mubona ko niho twahuriye cyane mu byerekeranye no kwigisha. Ikindi muziho ni ugusabana n'abantu. Damiyani aho yabaga ari ntabwo yicaraga acecetse, ahubwo yasabanaga na buri wese, mukaganira
mugahuza urugwiro. Yari wa mupapa rwose mwiza ufite uko ashobora kubana na bagenzi be, kugira abantu inama babigarutseho. Ibyo bintu kuva mu bwana bwe nababwiye ko yakundaga gusura abantu, ariko ku bwanjye reka nitangeho urugero. Hari igihe nakundaga kuba mu rugo sinsohoke cyane ngo nzerere, ariko ndababwiza ukuri, tumaze gusa nk'abakuze tugize segonderi, niwe muntu wazaga akankuba mu rugo ati tugende, tugatembera tukajya kureba abandi bana, ugasanga ni wa muntu wakundaga ko umuntu ataba wenyine ahubwo akabana n'abandi. Muri makeya rero tubuze intwari, tubuze umuntu, ariko buriya ntitubabare cyane, ahubwo iyo umuntu ashimwa n'Imana iba yamushimye. Rero twemere Imana yari yaramudutije imwisubize, kandi dusabe ko aho ari imwakira ikamutuza heza, ndetse nawe ubwe tumusabe aho ari adutegurira amayira, kuko natwe n'ejo cyangwa ejo bundi tuzamusanga. Imana imuhe iruhuko ridashira. nagira ngo musabe Evode ko nawe wagira icyo uganiriza abavandimwe bari aha, hanyuma tukaba nyuma yaho turi guherekeza ku musozo. Kristo yazakuzwe. N'abandi wenda bo muri matorero nabo ndabaramukije. Nitwa Nzeyimana Evode. Nsabimana Peredamiye ni mwarume. Agwera nabango akurikira mu mwenda kunshura kangahe, kuko mama niwe wari mukuru, akurikiraho n'abandi kugeza kuri Damiye ndetse n'abamukurikira. Damiye rero ndamubabwira mu buryo nka bubiri cyangwa butatu. Damiye umubyeyi, ya mubyeyi wacu, akaba n'inshuti yewe ndetse n'umuvandimwe, kugira ngo ba Benita nababonye n'abandi. Hari umuryango dufite witwa Rekuze cyangwa se ababyara. Damiye nawe yari umunyamuryango, urumva we yemera kugira ngo ave kuba ari umubyeyi amanuke aze kubana nawe, hita abana be ndetse n'abana be barimo Tome ndetse na Mireyi. Kuba nka Damiye uza kubana n'abana muri gahunda z'umuryango uwo twita ababyara, urumva ni ikintu, mbese ni kimwe mu kintu kimwe adusigiye cyo kwicisha bugufi. Reka rero njye navutse muri 1975, Damiye yavutse 68, andusha imyaka murayumva. Muzi n'umwana, ariko urumva yarandutaga. Urabona iyo uri umwana ukajya kujya mu wa mbere, undi yavuye muri primaire, deje yaragiye muri secondaire, kandi na secondaire yarayivuyemo. Damiye akenshi uvuga ko njye muzi yiga muri secondaire, yiga muri seminari Kabgayi. Hari akazi nabajyaga bamwita cyane muri kubabwira, ariko kwa sogokuru hari Musumba, bari abahungu benshi, harimo abakobwa babiri, barimo mama kandi umva we yashyingiwe kera muri 1974, akaba n'undi witwa Petronira, abandi bose bari abahungu. Ariko mu biruhuko Damiye ikintu azwiho ku bantu bamuzi hara mu rugo,
Rosalia niwe wari ubizi, uwo ni nyogokuru. Iyo Damiye yazaga mu kiruhuko yabaga agize amahirwe, Damiye wenda bamuhizi barabizi, yarakuburaga. Ibyo gukubura by'ubu ngubu by'abahungu cyangwa se n'abagabo kera ntabwo byabagaho, yari imirimo y'abakobwa. Damiye yasaga afite umweyo, uyu mutoya ntabwo ari iriya y'ibiti mukubura muhagaze, iyi nyine murayumva. Damiye agakubura, Damiye agateka, Damiye akoza ibyombo. Mbese yazaga mu kiruhuko nyogokuru yabaga yasakiwe. Ntabwo byarangiraga aho ngaho, nyuma n'ubundi akanatembera, kuko tuzi kwa sogokuru Damiye wasimbutse mama amaze kwitaba Imana, gusubira inyuma gatoya, niwe muntu kwa sogokuru wadusuraga. Abandi bavandimwe si uko wenda batabishaka, ariko ntabwo babaga hafi. Bamwe babaga i Butare murabazi, ariko mu babaga hariya Eugene yari mutoya, abitwa barufusaga bari mu bindi, ariko Damiye niwe wamanukaga. Twe tutuye igisanga akaza akadusura. Ndavuga ko nsubira inyuma gatoya, mu Gitare niho nize bwa mbere. Igisanga nagiye Gisanga mama agiye kwigishayo, ariko mu Gitare ntabwo batsindaga. Damiye araza yiga mu seminari, none aravuga ngo ahantu badatsinda kujya umwana higa. Hari akantu Muhizi yaravuze gushakira ngo ireme, ntabwo ndi umwana w'umwihanganire ireme ry'uburezi. Damiye ati nta mpamvu yo kwiga ahantu abantu badatsinda. Icyo gihe bajya kunshakira umwanya i Kabgayi urabura, ariko baravuga ngo tujye kwiga mu Ruyanza. Ubona na Eugene ni marume mutoya, murumuna wa Damiye, na mushiki wanjye witabye Imana Yvonne, twagiye kwiga mu Ruyanza. Ariko kugira ngo byibura tuve hari hepfo badatsinda, we nazo tugira amahirwe kuba twagiye twatsinda, kuko abana benshi baga bazi ubwenge ariko ntibatsinde, byo murabizi. Rero byaranankundiye, nagiye kwiga mu Ruyanza. Urumva bajya banga ikintu cya mbere ni amakuru, iby'uburyo abantu bajya mu seminari inzira banyuramo. Damiye yarahize uko n'ubu yayigagamo, kuvuga ngo batanga amanota bageze mu wa 5, yarabitubwiye. Urumva avugana na mama nyine cyangwa mushiki we, igihe kiragira nayo ntanga amanota nza no gutsinda. Ndagiye mu seminari, ariko Damiye n'ubundi yaravuye marajya ahantu nyine yaravuyemo. Icyo gihe bwa mbere namutinya nk'umuntu nyine ukuze, ariko noneho aho twaje gusabana bya nyabyo ni nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, aho nari maze kuba mukuru na Damiye. Kuko imyaka nyine ndusha ntabwo ari myinshi, ariko mbere nyine kumva ngo uri umwana muri primaire undi muri secondaire nta mahoro pe, n'ubuzima busanzwe twabagamo. Nyuma rero ubwo ngeze nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994, niho twaje kongera kubonana. Icyo gihe narakoraga nawe atuye nk'uko nyine atuye ubu ngubu, noneho tubana noneho nk'inshuti, atari ko namutinyaga mbere, atari kumwubahuka, ariko rwakwicisha bugufi kwe. Akantu yari afite yashakaga na kugira ngo umuryango wo kwa Petero utazima, ari nayo mpamvu twakoze n'uriya muryango nyine. Marezuma agiye nta byinshi turageraho, twari dufite gahunda nyinshi, ndetse anagiye na mbere yaho gatoya. Umuryango tuzanye na mushiki wacu Sabira nawe warubaga mu muryango. Umva n'icyuho adusigiye. Akantu Muhizi yavuze nise nibuka uko kudusura kera. Mama yari yaritabye Imana, sinzi ukuntu akibutse, ariko wenda bari bamutumye simbizi. Yazanye na bitwa ba Jose, simuzi n'ubazi ba Jose babishyogwe kwa Teresa yari mu byara wa mama cyangwa se wa Damiye. Ejo bundi bari barahangaha na Jose.
baje ari batatu, yari Damien na Jose n'abandi bakobwa babo babiri nabareka amazina yabo. Baraza batwara gutwa Violette ari mushiki wacu, nawe ari Marie Rose. Jose na Damien nabo barumuna be ba Jose nyine bamujyana kwa Teresa yari marine, nubwo ari mubyara wa mama ariko ari marine wa Violette. Baraza baramutwara bamujyanayo, ariko bari babyumvikanye kugira ngo ajye kurerwa. Urumva mama yitabye Imana turi abana 9, kuba muzehe ashobora kuturera ntabwo ari byari byoroshye. Aho kantu nuko Violette nyine ataragira ahangaha, ntabwo nakwibagirwa ko Damien niwe wazanye nabo bakobwa bo kwa Teresa batwara mushiki wacu nyine bajya kujyana aho ari kumva kureba kwa marine we, kandi byagenze neza nta n'ikibazo cyanabayemo. Ngarutse mu minsi yashize, Damien twari tuganira, wenda ntabwo nza kujya mu buryo bwe cyane, ntabwo mbujyamo mubwira ngo ariko bana ahantu yari afite ahantu kuko utahivuza wenda akakuvaga akaba oya ntacyo yamutwaye ntihamurya ntagera gute. Nanjye nkumva wabaza nako bati ikintu yaki nacyo kimutwaye mwagihore, ushobora no kumubaga n'ubundi bikagendera ko. Turabireka. Damien muzehe wenda nawe ashobora kuzaza ejo, urumva niwe muramu we yari afite hano, ndavuga papa ari muramu yari afite ni Damien. Nk'inshuti cyangwa se n'ikishongoro cyacu ko dufite umuntu wo kwa mama, tunabona yego mama ntabwo twamwibagirwa, ariko ibonye Damien muri kumwe uhita wumva ko na mama wanyu mukiri kumwe, atagomba ko mukiri kumwe. Mushe dukora iyo twakoze ya muzehe rwose ari kumwe na muramu we Damien, ukabona rwose ari ibintu byiza kuba muzehe atamwe na mukecuru ari kumwe na Damien, kumva ari ibintu byiza. Twe Damien kuri twe nk'umuryango wacu, umuryango wo kwanze Imana Peredansi, tubuze umuntu, ariko ntabwo ariho honyine na ba Bernard sinzi ko turimo tuvuga ejo bundi vo kwa Petero, umuntu wari uhari ubu ni Damien. Abandi twese turabana, ari aba Benito ko hareze n'abana ba Serge n'abana bose n'abana, nta wundi muntu tuvuga ngo wakabaye uduhuza dufite. Ariko ntabwo mwo tugomba kwiheba, n'ubundi umuryango uracyahari, na wa muryango twabanagamo cyangwa se tubanamo kuzaba tumwibuka na Damien uracyahari. N'ibyo twifuzaga kuba twakora tuzabikomeza. Umuryango w'ababyara ni ukugira ngo duse n'abegerana, ibyuho dufite duse naho twagenda tubiziba. Nk'urugero ni kurongora, yanarongoye ntabure umubyeyi kandi Damien ahari, Damien akamubera papa. Ibyo byarabaye. Niba undi agiye kuba nawe wenda yashaka adafite umubyeyi, nkaba namubera papa we, undi akaba yamubera mama we, nuko mbese umuryango wacu nuko niyo gahunda wari ufite kandi n'ubundi unagifite, nubwo tugenda dutakaza nyine abo bantu ubona bafite icyo baratumara kinini cyane cyane nk'umuza dufite mukuru nka Damien tugira inama yihuta, ntabwo yihuta. Wenda kera yarihutaga nk'ibyo nabwo bya kera gusura kugira gute, ariko ubundi ibindi mu bwitonzi, nta gushishoza, nta kugenda ari hutihuti, byagenda gutya mukavuga ku rubuga, nyuma y'igihe ati mbona byagenda, cyangwa se ntanandike akampamagara ati biriya bintu tubigenze gute. Kuba ari mukuru ntabwo byabuza kuba yagishaka nk'inama runaka. Ndibuka nk'ushize baba nako bose ngo nishyogwe, ntabwo akajya kugaruka ahangaha, umva nta mpamvu yari afite kumbwira ngo ngiye kuva ishyogwe nze mvugurura nganze nongere mabe. Ariko kubera ko nyine
ni inshuti, byari birenze kuba ari umubyeyi, ni inshuti, akakugisha inama ukamubwira uko byumva, akagira umwanzuro afata nk'umuntu w'umugabo nyine. Mu by'ukuri tubuze umuntu, tubuze umuntu pe. Ngiye maze iminsi mbitekereza cyane cyane, nkahita mbyarira ku muryango wacu, ku ruhande nyine rwo kwa marume cyangwa se kwa sogokuru ubyara mama. Simvuze ko ntaho dusigaye, tuzakomeza tugerageze nisabira nyine abana ba Damiye, ababereye se wabo, abo kwa Berikimasi ndetse n'abo kwa Royezi, no kugerageza no kweza ku buryo twunga ubumwe. Ntabwo ari ukwirega, twunga ubumwe ku buryo tujye tunavuga igitekerezo ufite, ikibazo umuntu afite akivuge, noneho turebe uko twagishyira mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nibwo buryo twaba duhaye agaciro Damiye ku byo yifuzaga, naho ubundi adusize gutya tugatarara, twaba nta gaciro tumuhaye. Guha agaciro Damiye rero, mwumva icyiza ari ukunyura umuryango, uko yifuza ko umuryango kwa Peter Rusembwa utazima, n'ubundi twabikomeza. Aha bikaza kutujyana kuri Mama Tubombe, kuko Damiye n'ubundi ari umubyeyi wacu, kandi ari umubyeyi wacu. Ibyo nawe uzabidufasha, uzagerageza, wenda bizakugora. Inshingano yo kuduhuza yari afite Mama Tubombe, n'ubundi ubwo urakomeza ukomere, ariko niyo nshingano nizere ko rwose tuzagerageza, tuzafatanya, tuzakomeza tuyigereho. Reka no kubarambira, nsabye Imana Pierre Damiye, Imana ikomeze imwereke iteka, aruhukire mu mahoro.
Hari abavandimwe badamiye bataba mu Rwanda bari bohereje ubutumwa bw'amajwi, ndagira ngo abafite umwanya bategereza gato bakabanza. Abavandimwe mwese nshuti z'umuryango ndabasuhuje kandi ndabashimiye buri kimwe mwitabiriye uyu bavandimwe mwese nshuti z'umuryango ndabasuhuje kandi ndabashimiye buri kimwe mwitabiriye uyu muhango wo gusezera ku muvandimwe wacu twabanye igihe kinini cyane. Nubwo ibihe bitari byiza ariko dushima Imana ko yaturinze na n'ubu igihumeka umwuka bazima. Umuvandimwe wacu yatuvuyemo ariko tuzi neza ko ku munsi w'amazuka tuzongera tukabonana. Umuvandimwe wacu watuvuyemo yakundaga ibintu bijyanye n'uburezi cyane, ni benshi yigishije, ni benshi bafite ubumenyi kubera we. Uyu munsi tuje turi benshi kugira ngo tumusezereho kubera ko Imana yamuhamagaye. Tuzi neza ko natwe igihe nitigera tuzamusanga aho hari. Bashimye mwese kugira ngo Imana ikomeze kubagirira ubuntu. Nubwo bibabaje ariko nyine muri iyi si turabagenzi. Imana ibahe umugisha. Bavandimwe Line in. USB driver mode. twakundaga hari igihe tuzamubona ntiyapfuye ahubwo
yasinziriye nshuti y'umusaraba iruhukire mu mahoro nimuhumure yemwe abari kurira niyo nshuti twakundaga oya ntiyapfuye ahubwo yasinziriye nshuti y'umusaraba iruhukire mu mahoro nubwo urukumbuzi rwacu ruzaba rwinshi hari igitondo umushumba tuzamubona tuzahoberana dushirana urukumbuzi. FM Radio. Line in. USB driver mode. FM radio. babyeyi bavandimwe inshuti z'umuryango mwaje guherekeza Pierre Damien ariwe musaza wanjye nkimara kumva inkuru mbi yuko atuvuyemo umutima wanjye wabaye ntucitsemo kabiri igice kimwe cyuzuye ibyo twibukanaho igice kindi gisa naho nta gihari ndibuka tukira abana twarakundanaga cyane nkibuka ukuntu witondaga umaze no gukura twakwitaga umuseminari wubahaga buri muntu wese ufite urukundo wicishaga bugufi ukunda Imana kandi ukunda no kwiga cyane ubwo duherukanye twaraganiriye biratinda turaseka sinatekerezaga ko watuvamo vuba tuvugana warambwiraga ngo umeze neza uti sister humura meze neza musaza wanjye yari umukozi yakundaga umuryango we kandi agakunda akazi cyane cyane ibyerekeranye n'uburezi mu masaha y'ijoro ryituze igihe isi iba iri mu kiruhuko ndagutekereza amarira agatemba ku matama kukwibuka biroroshye ariko kukubura n'ububabare butazagira bushira agahinda n'icyuho usize mu mutima wacu ntibizigera bishira ariko twizera ko ugiye ahantu heza uri mu biganza by'Imana mwana wa mama ngufite ku mutima wanjye aho uzaguma iteka ryose ubuzima bwanjye ntibuzongera kuba nk'uko bwari bumeze tuvuyemo kare tugigukeneye twebwe n'umuryango n'umudamu wawe n'abana bawe muvandimwe wanjye
Imana ikwakire mu ntore zayo. Ku bantu bose bari hano murakoze cyane kubera urukundo mwagaragaje ufitiye umuvandimwe wanjye n'umuryango we no kuba mwari mu buzima bwe. Muvandimwe wanjye nkunda kurusha uko amagambo yose ashobora kubivuga, ruhukira mu mahoro. Nzakomeza kukuzirikana ku mutima wanjye iteka ryose, kandi tukwemereye ko tuzakomeza no gufatanya n'abusizi. Line in. USB driver mode. Murakoze. Nagira ngo rero mbere yuko hari umuvandimwe umaze iminsi adufasha mu isengesho, mbere yuko dutaha dusubira mu ngo abagiye gutaha abandi bagasigara baganiriza umuryango, bibutse yuko gahunda y'ejo hari abagiye babona ku kafishe twakoze. Gahunda tuzayitangira saa 2 kuri morgue i Kabgayi, niho tuzajya gufata umubiri, hanyuma saa 4 zuzuye